ahubwo ni ngombwa ukagenda ukiherera ukarwana bucece. Si ngombwa kugenda ngo ubwire abantu ngo byanze ngo byakomeye, ahubwo genda wiherere mu cyumba usenge. Ndabizi ikaze ku Mpumbero TV, yaho tubagezaho ibiganiro n'ibihimbano by'iyobokamana. Icyo usabwa ni iki: reba neza niba wamaze gukora subscribe, bityo ibyo dukora bijye bikugeraho ku gihe. Mpumbero TV, ijwi ry'amahoro mu buzima bwawe. Ngwino tubane. Haleluya. Yesu nashimwe. Ngiye kubana namwe mu jambo ry'Imana. Nitwa Niyomurengezi Jean. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana, ndabanza nshima Imana. Ndashima Imana cyane kubera ko ari umukozi w'umuhanga. Ndashima Imana kuba yandinze, kuba ngeze isaha y'umurika umwuka w'abazima. Si uko ndi mwiza kurusha abandi, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi z'Uwiteka yangiriye. Hari benshi bari muri gereza b'inzirakarengane, hari n'abandi bari mu bitaro, hari n'abari muri bomboni, ariko njye ndashima Imana ko yabanye nanjye ntiyamamare. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri usanga mu Migani ibice byaho 16 umurongo wa 3. Adusome mu izina rya Yesu. Imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Ndasubiramo: imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Mwakira amagambo y'Imana. Ndavuga kuri iri jambo akanya gato. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo imirimo yacu tuyiharire Uwiteka, niho imigambi yacu izakomezwa. Mu yandi magambo, ibyo utekereza cyangwa se ibyo ushaka byose biharire Uwiteka, kuko wowe twebana b'abantu ntacyo twakishoboza, nta n'icyo twakimarira, ahubwo Imana yonyine niyo yagira icyo idukorera. Ntabwo hari ubwo uhura n'ibibazo cyangwa se ibikugoye, ntabwo ari ngombwa ngo wigwanirire, ahubwo ni ngombwa ukagenda ukiherera ukarwana bucece. Si ngombwa kugenda ngo ubwire abantu ngo byanze ngo byakomeye, ahubwo genda wiherere mu cyumba usenge. Ndabizi neza ko Imana yo mu ijuru yumva kandi yita. Reka dusoze dusenga. Data, turagushimye, tugushimiye imirimo yawe n'ibitangaza byawe wadukoreye, izina ryawe nirishimwe. Tumaze gusoma ijambo ryawe Data, riratubwiye ngo mu Migani ibice 16 umurongo wa 3, imirimo yacu yose tuyiguharire, niho imigambi yacu izakomezwa. Data mwiza, dushoboze Mwami kuba twaguharira imirimo yacu. Gitare c'amahanga, turakwinginze ngo ujye utugirira neza uko bukeye n'uko bwije. Hari benshi bababaye, hari benshi Data bafite byinshi bibaremereye, ubwacu ntacyo twakishoboza. Turakwinginze Mwami ngo uganze utegeke. Komeza utugirire neza, komeza uturengere, komeza waze kwifuza kwa buri muntu wese wumvise amagambo. Mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen.